Habyarimana yapfuye bashyizeho iryo joro natelefonye Jacques Lejoye Bobo kuko urumva mu masezerano ya Arusha byari ukuvuga ngo iyo habaye ikibazo kuri umwe mu bavugwa mu masezerano ya Arusha ko hari akanama kitwaga Political Military Committee kagizwe n'abantu batandatu bacu n'abantu batandatu ba guverinoma ba MRND na guverinoma y'u Rwanda harimo abasirikare n'abasivili nari mambure wako rero n'abandi bari bafite ba mambure bako twagombaga rero ako kanama kagombaga guhura nk'uko perezida yari apfuye niko kagombaga guhura kakavuga ati hajyeho ko uwajyaga kuyobora Arusha Arusha apfuye bigende bite ko nama kagomba guhura nibwo rero na telefonye Jacques Lejoye Bobo wari ukuriye abasirikare ba Loni bari n'ahangaha bambe wari ukuriye Loni ariko ntuza politiki ariko ubwo niwe wari yikuriye yose yari iri aha noneho ndamaza ntise ko Habyarimana yapfuye ibikurikiyeho ni ibihe biragenda bite undi ati uretse ko twe twarwanye turakomeza turamobiliza nibura birumvikana tubona nawe babivuga muri Conseil de Sécurité tubona na za image ko tuzitwara kugira ngo bagende bazibona noneho bagasigara baganira bagera aho bavuga ati ariko reka twaheze umuntu koko ni jenoside ko baravuga ngo ntabwo ari jenoside nitwiyicanira gusa nk'uko niko bagendaga babivuga ariko bagera aho babyemeye bati reka twohereze umuntu ajye kureba ko ari jenoside bohereze umuseni iyo bayemera bakavuga bati reka tujye kwihagarika aba baraje kwihagarika ahubwo abasirikare bari bafite barabubohereza noneho twirwana abari twe tuyihagarika urumva n'icyo gihe nuko RPF yabayeho wenda iyo jenoside yabaho RPF itariho ntabwo bivuga ngo ni jenoside byajya kumera nk'ibyo muri 1959 muri koze mwari mufite gutangira urugamba rwo kubohora igihugu ntabwo harimo guhagarika jenoside ariko yo yaje nyuma iyo twayishyizeho nyuma kuko izo zose za mbere ntibigeze bazita jenoside yego nari ngiye kubabaza twebwe twavuze ko cyabateye ko mugiye kuyihagarika mukavuga muti nibi reka tubikore kandi bitari mu mpamvu zanyu urumva twe reka tubasuhuze inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro nanone cya none kuri mwe mudukurikira nkuko mubibona imbere yanyu kuri ekran zanyu cyangwa se screens zanyu. Turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, dukunze kuganira cyane kuri iyi radio yacu ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Honorable reka ntangire mbaye ikaze. Honorable Tito Rutaremara ni umuyobozi w'inama ngishwanama y'inararibonye z'u Rwanda. Tuhaye ikaze mu kiganiro cya none. Murakoze. Yego, turi mu minsi 100 kugira ngo muri uyu mwaka turimo 2026 nta umuntu yavuga ko nta n'iminsi 2 irashira kubera ko ku munsi w'ejo nibwo hatangijwe ku mugaragaro kwibuka ku nshuro ya 32. Ni imyaka 32 ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda. Natangira mbabaza nti nubwo twibuka, nubwo tuvuga iminsi 100 ariko n'ubundi abantu bahora bibuka, ariko kuri iyi nshuro kuri mwebwe
nk'inararibonye, iyo ibihe nk'ibi bigeze ni iki gikunze kubagaruka mu mutwe? Ikigaruka mu mutwe ni ibitekerezo, ingengabitekerezo ya jenoside. Yatangiye ari ingengabitekerezo y'amacakubiri yazanywe n'abazungu, hanyuma igihe cya independence abazungu nanone bafatanyije na Parmehutu bahinduramo jenoside, kuko batangiye kwica ubwoko bumwe. Babanje kwica abafite ibitekerezo bimwe, bagezeho bica ab'ubwoko bumwe, barabirukana. Noneho kuko byari bitarinjira mu banyarwanda, batangira kugenda babyigisha abanyarwanda, cyane cyane abana, ku ishyiga, mu mashuri mato, mu mashuri makuru, muri universite, mu nama zose zigibwa, mu bikorwa byose bya leta byakorwaga. Byinjira mu bantu benshi, kugeza aho rero habereye jenoside irurangiza. Yabaye yari yanatangiye na mbere, nuko gusa bavuze bati reka tuyitangize itariki ya 7. Ntibyibutsa rero cyane cyane ibyo bitekerezo byatumye abanyarwanda muri jenoside irurangiza yica abarenze miliyoni, ariko bigatuma haboneka ibibazo byinshi mu Rwanda. N'ubu bikaba bikiriho, hari abari hanze bakigisha iyo ngengabitekerezo, hari abakifata intwaro barwana kugira ngo bagaruke bagerageze kurangiza umurimo bari bakoze nubwo batawushoboye. Ariko noneho hari n'abayambukanye mu bindi bihugu, uretse kuyigisha barayikora mu bindi bihugu, nko muri Congo muri iki gihe. Nyine bikagezaho uretse kwigisha ingengabitekerezo ikwirakwizwa hose, ikaba uretse abayikoraga baravuye mu Rwanda, n'abandi n'ibindi bice by'abantu bazahirwa n'abandi bo hanze bayikora. Ariko bigatuma noneho jenoside ikorwa nk'abantu bo muri Kivu y'Epfo, Abanyamurenge, Abatutsi bo muri Rucuro, yewe n'Abahema batari n'Abatutsi, bariko bitirira Abatutsi bari muri Kivu ya ruguru, ubu bakaba bakora jenoside. Ariko ikikomeye cyane ni nk'uko na mbere byari bimeze igihe jenoside itegurwa. Hari ibihugu by'i Burayi bimwe byari biyiri inyuma, ibindi ntacyo biyibwiye. Ibya Afurika byicecekeye, na n'ubu niko bimeze. Ibihugu bya Afurika biracecetse, iby'i Burayi byinshi biri inyuma, nk'Ububiligi n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa biba biri inyuma. Noneho hakaba n'abaza bashaka inyungu zabo, nka za gasegereti n'iki, bakarengera abo bakora iyo jenoside. Urumva rero niho bigeze. Ubu niko twibutsa ko gusa ko nubwo mu Rwanda dufite umutekano, ariko hanze iyo ngengabitekerezo ikwirakwizwa, hari n'abandi bicwa kuko ari Abatutsi cyangwa basa nabo cyangwa bameze nkabo. Urumva ko ari ikibazo kinini. Yego. Ariko mu Rwanda ho dufite umutekano, nta n'ikindi kizongera kuba mu Rwanda. Yego. Honorable, kenshi iyo ibihe nk'ibi bigeze, buri muntu aba afite ikintu kimugarukamo, nk'uko mwabivugaga. Mutubwiye ko ingengabitekerezo ari kimwe mu bibagarukamo, ariko hari n'ibyo umuntu aba yaranabonye, yaranyuzemo. Mwebwe ku giti cyanyu, hari ikintu wenda mwaba mwibuka cyabakoze ku mutima cyane mu gihe cya jenoside yarimo ikorerwa Abatutsi, ku buryo kitigeze kibavamo kugeza n'uyu munsi wa none? Urumva ikintu kinini iyo jenoside yose ubwayo, ikimara kindi mu mutima ni iyo ngengabitekerezo yigishwa ahandi. Uzi ko ishobora
ushobora gukora ibintu bibi n'ahandi. Ni n'icyo kandi nicyo birimo. Naho ubundi ko abantu bapfa abantu twarabibonye, abantu igihe nahereye na kera muri za 59 abantu barapfuye ariko ntibapfaga nka kuriya. Ariko aho ngereye hano muri abantu za Bugesera, za Kibirira, za Murambi, abantu barapfuye bagenda babica, byari nka jenoside nk'iyo. Ibyo narabirebaga. Noneho n'iyi ya Rurangiza aho nari muri CND barimo bica abantu hirya no hino, bica uduyinja, bica. Mbese byari ibintu bibi bifite akwiye kurebwa. Ni icyo gikorwa cyose uko cyari kimeze ni kibi. Ariko ibimpora mu mutima cyane niyo ngengabitekerezo ya jenoside yigishwaho hirya no hino, ishobora gukora amahano n'ahandi. Yego. Irimo ikora amahano muri Congo, ariko ni ukuvuga ikomeje yakora amahano n'ahandi mu yindi si uretse no muri Afurika. Ni uku guceceka kw'ibihugu kandi byariyemeje ko bizajya birwanya jenoside aho ibaye hose, ariko bigahera ku bo muri hamwe, wenda duhere muri Afurika badukikije, bikagera mu Banyafurika bose baracecetse, bikagera mu Banyaburayi n'abandi, aho ugasanga kubera inyungu bararengera ba bandi bica aho kurengera bicwa. Ako kantu ko guhora abicwa ari bo barengera abica bakarwanya abicwa, niko twabonye cya gihe twari dufite jenoside, kandi niko kariho n'ubu. Icyo nicyo kibabaje cyane rwose. Yego. Ukomoje ku mahanga uburyo yatereranye u Rwanda muri kiriya gihe, ndetse no ku munsi w'ejo nyakubahwa perezida wa repubulika bwo yatangizaga iki cyumweru cyangwa se iminsi 100 yo kwibuka muri rusange jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32, nawe yabikomojeho. Ariko nk'inararibonye, nk'umuntu wari uhari, amahanga utekereza ari igihe mpamvu kiriya gihe yirengagije ntatabare, nubwo bamwe nk'uko yanabivuze bamwe banasabye imbabazi? Bagiye basaba imbabazi ariko byararangiye. Wenda nibi nibirangira abanyekongo babishe babamaze, wenda abantu bakazabwira wenda hari ubwo bizabakora umutima, ayiwe reka dusabe imbabazi. Wenda hari ababwira ati ariko ibyo mwakoze ntabwo ari byo. Ariko ibyo ni kwiyererutsa nyine, gusaba imbabazi hanyuma mu gitondo ukongera ugakora ibyo wakoze. Ubwo siko basabye imbabazi, none bagakora ubu ngubu bakabakora ibyo bari bakoze. Urumva izo mbabazi ni za nyirarureshwa, ntabwo baba bazemera. Ariko baravuga ati ni iyihe mpamvu twebwe jenoside iriya ya mbere, kuko hari ibihugu by'i Burayi byari inyuma. Iya mbere yo muri 59 Ububiligi bwari inyuma, twari koloni bakidutegeka, tutari igihugu ngo dufite aho tujya kwivugira hirya no hino. Aribo bajya muri za Loni, bajya hirya no hino, aribo bavuga, ari buryo jwi ryumvwa. Urumva aho bakwiherana bakakwica. Nicyo gituma ya 59 bitigeze bivugwa, uretse abantu bamwe. Kumva umuntu wari waje naho umufilozofe wigishaga inaha, Ruseri, wabivuze akabivuga mu binyamakuru nka bibiri by'i Burayi, no muri Radio Vatican nayo irabivuga. Ni ibyo gusa. Urumva ko icyo gihe iyo utari igihugu utazwi, barakwihererana bagakora ibyo bashatse bakakwica. Ariko si twe ba mbere buriya abanyamerika bamazeho Abahinde babandi bigira, bahasanze hatuye Red Indians, ariko barabamara, ntawe ujya bivuga. Abadage baje bamazeho bariya Baherero n'abandi muri Namibia, barabica, bari bayihereranye kuko bitavugwaga naho ntajwi. Abavuga ni bariya nibo bumvwa hanze, abandi kuko batavuga. Niko byari bimeze no mu Rwanda, nuko nguko byabaye. Hanyuma rero ubu ngubu bwacu bwo noneho urumva igihugu cyatwicaga cyari gifatanyije n'ibindi. Yewe
icyo gihugu cyari kirimo gikora jenoside cyari muri conseil de sécurité ahafatirwa ibyemezo. ariko noneho ikigifasha gikomeye cya kindi gifite veto Ubufaransa naho ariho buri. Noneho fata rero nk'ibihugu n'Ububiligi by'amacuti byo bikaba bivugira ahandi, ugasanga nibura hano twapfuye kuboherezayo abantu, barahaguruka barahagarara bagerageza kumobiriza ab'ahandi. Nacyo gituma wumva muri conseil de sécurité uwo muri Nigeria yarahagurutse, uwo muri Czech Republic arahaguruka, n'uwo Nouvelle Zelande ba ambasaderi bari bariyo barahaguruka baravuga ati ni jenoside. Ariko numva ni batatu ntibemerwa, ariko bo barabihagurutse barayivuga. Ariko kugira ngo babivuge nuko twari dufite abantu, uko twagiyeyo tukamobiriza RPF. Icyo gihe yamobirije abantu hirya no hino igenda ibabwira, abo barerura barahaguruka bararengera, barabivuga barabyerekana. Ariko nubwo yewe niba babyerekana wenda bagatora, igihugu muri biriya bihugu binini Ubufaransa bwajya kugira veto, ariko ntibyire bigeze aha veto kuko byari byarakombisinze n'abandi ntibinyuremo gusa bityo. Urumva niko jenoside bayifashe. Icyo gihe tuyirimo barababwira kuko bababwira bati ni jenoside murayireba. None bamwe nka Mitterrand akivugira, perezida w'Ubufaransa, ati ariko muri jenoside muri Afurika zirahora, twaturi biduhora twica utundi. Ibyo ntabwo ari ibitangaje. Urumva umuperezida avuze atyo w'igihugu gikomeye, yari inshuti y'ibyo bya Amerika n'Ubwongereza n'abandi. Urumva icyakorwa ari iki? Uretse ko twe twarwanye turakomeza turamobiriza, nibura birumvikana, tubona nawe babivuga muri conseil de sécurité, tubona na za image uko tuzitwara kugira ngo bagende bazibona. Noneho bagasigara baganira, bagera aho bavuga ati ariko reka twoheze umuntu kuko ni jenoside, kuko baravuga ngo ntabwo ari jenoside, nitwiyicanira gusa, nk'uko niko bagendaga babivuga. Ariko bagera aho babyemeye bati reka twohereze umuntu ajye kureba ko ari jenoside, bohereze umuntu uza muri Côte d'Ivoire Segi araza, ariko yari abizi. Ndibuka ko twanahuye, yasuboye ibintu reba bigira bityo byaboneka ko urabona atari jenoside, uretse ko yazaga twamubwira amateka uko byabaye, none twamubwira uko byatangiye. Ariko nawe yarabirebaga, agiye atanga raporo ati ni jenoside. Nibwo ariko ubwo nabwo kwiyemera nuko iyo bayemera bakavuga bati reka tujye kwihagarika, nabo baraje kwihagarika. Ahubwo abasirikare bari bafite barabohereza, noneho twirwana abari twe tuyihagarika. Urumva n'icyo gihe nuko RPF yabayeho. Wenda iyo jenoside ibaho RPF itariho, ntabwo bivuga ngo ni jenoside. Byajya kumera nk'ibyo muri 1959, byajya kumera nk'ibyo by'abaherero n'abandi, ntibivugwe. Hagira n'ubivuga bikavuga mu binyamakuru gusa bikarangirira aho ngaho. Uretse ko iyo ntambara yo guhaguruka jenoside tukayirwanya tukayihagarika, byarangira none tukayerekana n'abantu bakayibona n'iki, bakaza noneho ko twari tugiye no ku butegetsi, iravugwa. RPF idatsinda, sinzi ko yajya kuvugwa, nuko yatsinze imaze kwihagarika, ikazana abantu bakaza kureba, ikabwira n'abandi bakabwira ati none se ikiri muracyita iki? Ko mumaze kwiyemera, none intambara yacu irabaye yo kugira ngo yemerwe, yandikwe, yemere ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Nabyo byari intambara. No kwemera kugira ngo bayihane, ni intambara twayirwanye kugira ngo bayihane. Bagezeho banemeye, ariko biratunanira kugira ngo baze babikore hano mu Rwanda, baranga babikorera muri Arusha. Muri koze mwari mufite gutangira urugamba rwo kubohora igihugu, ntabwo harimo guhagarika jenoside, ariko yo yaje nyuma. Iyo twayishyizeho nyuma kuko Yego, izo zose za mbere ntibigeze bazita jenoside. yego. Nari ngiye kubabaza Twebwe twavuze iki ko cyabateye burya kumva ko mugiye kuyihagarika, mukavuga muti nibi reka tubikore, kandi bitari mu mpamvu zanyu. Urumva twe twaje kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kurwanya akarengane, Yego. no kurwanya amacakubiri. Ibyo kuko tuyazi ko ari ukuntu. Ariko noneho jenoside ibereye n'ingengabitekerezo yayo ikemerwa ku isi,
noneho turavuga reka noneho tuyirwanye iyo ngengabitekerezo aho iri hose, Yego. hano hanze n'ahandi hose tuyirwanye. Kuko yari imaze kwemerwa na communauté internationale. Yego. naho ubundi twarwanaga amacakubiri, ndetse nicyo gituma mu ntuza za Arusha twabishyizemo kugira ngo dushyireho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge igomba kurwanya amacakubiri mu Rwanda. Yego. Iyo urebye ubona ko leta ya Habyarimana ishobora kuba yari ifite ibindi bihugu by'amahanga biyiri inyuma, ariko wakurikira amateka ugasanga mwebwe usibye wenda mobilisation yanyu hagati yanyu, urugamba ni ikintu kiba kitoroshye. Urugamba rwamaze imyaka igera muri 4, hafi 5, ariko abantu bakibaza bati umuntu mwarwanaga nawe yabarushaga imbaraga, ariko ko mwebwe ntawe mwari mufite wundi ubari inyuma, ni iki cyabateye imbaraga zo gukomeza nubwo hari ibyago byinshi mwarimo muhura nabyo? Burya we imbaraga yari afite ni ukuvuga ngo arabona ibikoresho n'amafaranga n'ibindi bihugu bimuri inyuma. Ariko iyi cya mbere yari abuze ibintu bitatu. Icya mbere yari abuze umurongo wa politiki ugaragara ngo awuhe abanyarwanda, awuhe abasirikare be bumve ko bafite icyo barwanira. Icyo ni kimwe yari abuze. Ikindi, umurongo yari afite yari umurongo w'amacakubiri, bigatuma rero avuga indimi ebyiri. Mu Rwanda akavuga rumwe, yagera hanze akavuga urundi. Urumva ntabwo yagera hanze ngo avuge ngo rwose ndashaka kwica bariya Abatutsi, ariko yabivugaga ati rwose mwirwanye Abatutsi mwamareho imbere, ariko hanze akavuga urundi rurimi. Rero iyo uvuga indimi ebyiri ntiwemerwa. Hari ubwo bamwe abaambasaderi babaga bari aha babivugaga bati ariko yari mu Rwanda avuga ibi, yagera hariya akavuga biriya. Icyo ni ikindi. Icya kabiri, buriya kutagira rero umuyobozi w'ingabo ushoboye, buriya nabyo byaramwishe. Urumva ingabo ze ntizishoboye kuko zidafite umurongo wa politike muzima n'impamvu yo kurwana, ariko noneho zikabura n'umuyobozi w'ingabo ushoboye kuyobora ingabo ngo zitsinde. Urumva twamurishaga ibyo bintu bitatu, ni nacyo cyatumye tumutsinda. Yego. Twari dufite umurongo wa politiki muzima, dufite ijambo rimwe kubera uwo murongo wa politiki. Mobilisation yacu, byaba abasirikare baba abaturage ba RPF inyuma, babaga bari mobilize, bari bumva impamvu barwana kandi bagomba kuyirwanira. Ari abasirikare, ari abakada, ari n'abanyamuryango ba RPF bakumva impamvu bagomba kurwana, impamvu y'ukuri bagomba kurwana. Icya gatatu, tukabarusha ko twari dufite umuyobozi uzi kuyobora neza, ari urugamba ari n'abaturage. Yego. Twabarushaga ari ibintu bitatu. Mubwira icyo abantu uyu munsi bagishaka kumva ko wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ko nta ruhare yagize muri jenoside kubera ko yapfuye itaratangira. Iyo icyo kintu mucyumvise nk'abantu mwari muhari, yari avuye Arusha avuze ko amasezerano ari ibipapuro ku kirahure cyuzuye, musesengurire mute abantu bagitekereza batyo? Abo bantu ntabwo bumva na jenoside gutegurwa. Yego. Habyarimana jenoside yayitangiye muri za 60. Igihe muri 62 na 63 bica abantu, muri 63 na 4 bica bariya abantu bose. Habyarimana niwe wari umukuru w'abasirikare kandi ari we minisitiri wa defense. Urumva rero bica, urumva ko yayikoze. Ibindi byose byagiye abantu bagiye bapfa muri za 73, yari umukuru wa defense kunuza, ni nabwo yakoze kudeta. Nyuma yaho abantu bose bagiye bapfa mu Mutara, uhereye ku Bahima bari mu Mutara, ku Bagogwe, ku bantu ba Kibirira,
za Nyamata n'abandi bagendaga bica za Murambi n'ahandi babiciraga ko ari abatutsi. Habyarimana niwe wari perezida. Gutangira bigisha kugira ngo berekane bigisha abana batoya, Habyarimana yari umusirikare mukuru kandi nawe ubikora, ari na minisitiri wa defense, batangira kwigisha abana abana ku ishyiga, babigisha muri materinere, babigisha muri primaire, babigisha muri secondaire ko umututsi ari mubi, babyigisha no muri universite, bigisha urubyiruko rwo hanze ko umututsi ari mubi, babyigisha hose ari mu madini n'ahandi. Habyarimana niwe yabanje kuba ari minisitiri wa defense, hanyuma aba perezida ariko babyigisha. Ibyo bintu byose rero Habyarimana uko gutegura jenoside, kuyitegura noneho bya hafi, uretse bateguye kwinjizamo iyo ideoloji ya jenoside, n'umwe muri bo mu bayiteguye no kuyishyiraho. Noneho kubitegura hafi ngo bikorwe, ibi byo gushyiraho za RTM, gufata za media zivuga ibya jenoside, Kangura, RTM n'ibindi, niwe wabikoraga, byari ahari. Gushyiraho interahamwe zizaza bakazikigisha n'abandi, kwigisha impuzamugambi, gushyiraho Hutu Power, Habyarimana yari ahari. Ari ibyo byateguraga jenoside, ndetse no kugezaho gushyiraho ibigomba kugenda bivugwa ku maradiyo, aho radiyo RTM ivuga ibi ngibi, ntuza radiyo Rwanda ikongeraho gatoya ariko itabivuga cyane, indi bivuga, Kangura ikabivuga cyane, ivuga abatutsi n'umupfe n'ibindi nk'ibyo, n'abandi bagiye bajyaho, abayigiyemo ni ibyo ngibyo, n'ibitekerezo byagiye bitangwa na message zatangwaga, Habyarimana yabigizemo uruhare. Hanyuma rero ko yarapfuye, abasigaye babishyira mu bikorwa uko byari byagize uwo mwanya bijyamo. Nazo bambwira indege iraguye mu Rwanda hose, uretse Butare hari hafite prefe wundi, hose habaye za bariyeri. Ubwo se babibwiwe n'iki? Kugira ngo hose uhere ku Rusumo, ugeze Cyangugu, ugeze Gisenyi, uhere ahangaha Bugesera, ugeze za Musanze n'ahandi za Byumba n'ahandi hose, iryo joro mu gitondo bariyeri hose zari zihari. Icyo kintu se urumva niba kitarateguye cyaje giti? Bari stand by ubwo rero, bari stand by nyine. Hari ndetse nuko tutabikurikiza buriya iyo birebye, kuko genda ari muri CND, abantu bantuza guhera saa 2 abantu baza Kabugaro batangiye kubica, badutelefona ngo batangiye kwica, kubica. Indege itaranagwa ishigaje iminota 5, yego, tuvuga ko saa 2:30 nibwo yaguye. Ariko muri saa 2 rwose baratubwiraga Kabugari abari barimo bica. Urumva harimo abibeshye n'isaha batangira mbere yaho. yego, bari bizwi, ibintu byateguwe gihanga ari byo. yego, Nta nubwo ari ugutegurwa gusa, byateguwe gihanga, bishyira ku murongo. None bakamenya bariyeri aho zizajya zijya, bakashyiraho kuvuga bati mu bihore bajye muri za kiliziya, kuko niko tutabona tubicira cyane. Bakamenya gushyiraho abajya kuri bariyeri, abahiga n'abica. Ugomba gushyiramo ibyo bice byose, bigakorwa uwo munsi. Abajya kuri bariyeri bakajya kuri bariyeri, abajya guhiga bakajya guhiga, noneho n'abandi bari biteguye abo bafashe kuza kwica bakaba bari aho biteguye. ese watubwira nko kuri uwo mugoroba we aho wari uri muri CND, kuri ubu ni inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, izo saa 2 indege wenda itaragwa, umwuka wari umeze ute? Byari bimeze biti? Urumva Subiza inyuma gatoya. Urumva muri icyo gihe, yego, mu mujyi wa Kigali n'ubundi hari hasanzwe hari imvururu, bateraga imvururu, barasanzwe bica, ariko bakica umwe uyu nguyu ahangaha, yego, ukumva bica undi Gikondo, ukumva bica undi hariya. Urumva interahamwe zicaga abantu, ariko umwe bitari ibingi bya rusange. yego, ariko bakajya kwa kanaka bakamwica, bagahora n'undi muntu kunza bakamwica, bakajya gufata abagore mu mpuza aha n'aha,
bikitwa ko ari urugomo rwa nijoro, bagatera n'amagrenade bakavuga ngo ni amagrenade y'amabandi, niko bagendaga babyita, ariko bizwi ko ariko babikoraga. Muri icyo gihe rero niko byari bimeze, ariko noneho kuko RTLM yari imaze igihe ivuga ngo kandi hazaba akantu ibyivugira, yego, urumva noneho byarahanagurutse cyane, abantu bose bagira, ubwo nacyo cyatumye iba, abantu bose aho bari ari n'abicwa baratangiye bati turashize, none se kuki abantu n'umuntu wa Cyangugu muzumve, umuntu w'ahandi wa Kibungo, wa Rusumo w'Umututsi bavuze bati Habyarimana arapfuye, bati turashize. Kuki babivugaga? Kuko byari maze igihe binavugwa, bavuga kandi Habyarimana, kandi tuzabica, kandi Habyarimana hari akantu kazaba. Urumva nacyo gituma sinzi cyatumye babaza ngo barashwe n'andi, kandi ari bo barabyivugiye na mbere ko hari akantu kazaba, Habyarimana azaraswa n'ibindi. Iyo mutekereje rero bavuga ko ari akazu, mutekereza ko aribo bashobora kuba aribo bamwiciye, bamugambaniye? Urumva bamukuriyeho kuko yari amaze kwemera. Yego. Ntabwo bashaka ko RPF yinjira mu butegetsi, ko Abatutsi binjira mu butegetsi, barabyanga. Yego. We rero agira pressure z'abamufasha, bari abazungu bose, kandi bamuha ibintu n'iki, bamubwira ati ukwiye kubikora, RPF ifite imbaraga, ishobora kubatsinda. Noneho bakababwira ati nimudufashe tugire, bati si ko twafashije bikananana, bigende bite. Yagiye no kureba mu mbuto, ajya kureba abambasaderi b'Amerika n'abandi bose n'Abafaransa, noneho aragenda bati nta kindi rwose ukwiye kugira. Uwageze yarabyemera, avuga ati bo baravuga bati RPF niyinjira ntabwo tuzabona uko dukora iyi jenoside ya Rurangiza, kuko izajya yinjiyemo imbere, izagenda ibihagarika ahangaha n'aha, bikajya tuma turwanamo barimo imbere, ubundi baturwana bari hanze. None se niba bajyamo bakageramo imbere, urumva byashoboka? Nacyo bavugaga. Ubwo rero barareba bati uyu muntu ubyemeye, ejo bazabazana bashyiremo, baramurasa kuraho kugira ngo bikunde bibi, uwo munota biraba. Ariko rero ubwaho usesengura ushobora kwibaza ukavuga uti nawe wamugane, kuko nko ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yabikomoje avuga ku mateka, avuga ku bakeka ko Habyarimana atagize uruhare mu itegurwa rya jenoside, avuga uburyo CDR yashingiwe mu Rugwiro, avugamo uburyo muri RTLM ari we wari ufitemo imigabane myinshi. Umuntu akibaza ngo jenoside, wenda abagitekereza ko imbarutso yabaye indege, n'iyi ndege idahanuka mutekereza ko itari bubeho? Urumva ntuze bwoko, kuko yari amaze kugira kubyemera bariya, bajya kuyikora isi ikagira ikabataka biti, ko twari twumvikanye ibi ngibi. Urumva none uragiye urabikoze, urumva ko icyo gihe babandi wenda Abafaransa bo bajya gukomeza kugira, ariko babandi batabifitemo intere, wenda nk'Abanyamerika, Abongereza n'abandi, bavuze ko twari tumaze kubyumvikana, bigenze biti. Urumva nicyo bamukuriragaho. Kandi rero bumvaga atangiye bati we wenda ari flexible, none yaba yaje yabyemeye, ibyiza ni ukumukuraho, kuko icyo gihe amaze kubyemera imbere y'isi, akaza kandi atangira jenoside, bajya kumwataka uwo muntu. Ariko babonye ko bayikora, isi yibereye icyo yihagarariye, kuko bari bazi ko nta kizakora. Ariko noneho arabibemereye. Ubwo se Abafaransa bajya kuvuga iki hariya muri Loni, bati ni intuza zirwana, kandi ko abandi bajya kubaza, no amaze kubitwemerera, none yagiye akoze jenoside. Urumva ko ari yahaga yishyize mu cyaha. Wenda ntibajya kuza ngo bamufashe kwihagarika, ariko bajya kumwataka. Hariya baramurengeraga, hano barengeraga bariya abantu n'Abafaransa n'abandi
nko muri Abafaransa kugira ngo basabe kugira ngo baze kugira ngo baze si ibyo kuko bari bakifite ibyo bati reka iriya leta nikora nabi ko wenda Habyarimana se bakoraga nabi n'ibindi. Hanyuma kuriya noneho rero kuza akavuga ko ibyo amaze kwisinyira wari ibipapuro, ibyo ni byantuza ibyo yarabyanze guhera kare, nta nubwo babyemeraga. Nanone ni ya pressure, urumva bagiraga pressure ebyiri. Yego. Ubundi hari ubwo zigeze kuba 3. Hari pressure yacu ibarwanya. Yego. Noneho nyuma aho amapariti agiyeho atangira pressure y'amapariti, ariko aza kuyitsindayo aratsinda. Noneho aho baboneye ko muri cya gitero cyo muri 1993 mu kwezi kwa kabiri tariki ya 8 baboneye ko duteye tukaza tukagera hafi ya Kigali. Hatangiye kuba pressure y'abari abazungu ati aba bantu bazafata leta barakurusha imbaraga, nyamuneka emera unegosiye. Urumva haje pressure ebyiri, hari iyabanje yacu yatumye n'ibindi bijyaho, iyo iranakomeza iriyongera igira imbaraga. Haza iy'amapariti yigeze kujyaho ariko ayarusha imbaraga, ariko yarabanje kumugiraho pressure ayirusha imbaraga. Noneho haza pressure yabo hanze, kuko cyane cyane nk'Abafaransa n'abandi n'Ababiligi barebaga ati aba bantu bateye bakagera i Kigali ko bafite imbaraga bamurusha imbaraga, none bazamufata. Ugasanga none batangira kugira pressure, nyamuneka negosiya, humura muri benshi, nibashyiraho demokarasi muzatsinda n'ibyo. Yego. Reka nanone dusubire inyuma gato yarusha muri Tanzania. Namwe icyo gihe mwari iyo mubikurikirana, urumwe mu bakada bakuru batangiranye na RPF Inkotanyi. Kuki byatwaye igihe? Nuko batabyumvaga? Watubwira wenda umwuka nk'abantu tutari duhari. Erega buriya Arusha, burya negosiasiyo zari zatangiye kare, zatangiye kera imbere. Kuko buriya negosiasiyo zatangiwe n'Ababiligi. Yego. Ubwo Ababiligi bazaga hamwe ubwo twateye, noneho Habyarimana akajya gusaba imfashanyo mu Babiligi, bamwohereza abasirikare n'imfashanyo. Ajya gufata imfashanyo mu Bafaransa, bamwohereza abasirikare n'imfashanyo z'intuna. Hanyuma asaba n'Abazayirwa, bose baraza, Abafaransa, Ababiligi n'Abazayirwa bafatanya n'u Rwanda kuturwanya. Turwana nabo, ariko Ababiligi bagiye kubona babona Abazayirwa baragenda basahura hirya no hino, bagenda basahura ibintu bikorera aho bageze, bagafata inkoko bagashyira ku mutwe za televiziyo n'iki. Birerekanwa mu mateleviziyo yo ku isi. Byerekanwe, Ababiligi baravuga bati twebwe, Ababiligi guverinoma yabo yari irimo amapariti 5 arimo, igizwe n'amapariti 5 yifatanyije kugira ngo ibone majorite mu nteko. Harimo ipariti imwe itarashakaga, yavuze iti twebwe ntabwo twashaka yuko abasirikare bacu barwana ku ruhande rwa Zaire, rw'abasirikare bagenda biba bakora violence. Ntabwo abasirikare bacu tubashaka hariya. None babwira leta yabo bati niba mutabyemeye twe turava muri coalition. Iyo bava muri coalition rero, coalition yajya kuba ivuyeho. Yego. Bikazana andi matora, urumva. Noneho icyo gihe Ababiligi niyo byari bigitangira rwose, Ababiligi baraza, na premier ministre wabo, ministre wa defense n'uwa affaires étrangères baraza muri Afurika bashakisha, babanza kujya muri Kenya. Kenya irababwira iti ntabwo mbishobora kuko bariya abantu bakoranaga na Museveni, twe Museveni ntabwo twamubwira ngo akunde. Bati mujye kureba Tanzania. Bajya kureba Tanzania, Mwinya ahamagara Museveni na Habyarimana Mombasa, basinya cessez-le-feu kugira ngo Ababiligi babone uko bagenda. Iyo rero urumva yari iby'Ababiligi, ariko ngira ngo baza Habyarimana ataranabibwiye n'Abanyarwanda kuko intambara yakomeje. Ariko Ababiligi bo babonye ako kanditse, bo baragenda bakabasohora ko leta yawe itagwa. Ariko nako ngako bahereyeho, oyiwa yihera kuri ako. Nyuma
iza guhamagara Dar es Salaam, babwira Mwinyi abanza guhamagara aba baperezida bahura muri Zanzibar, arababwira ati wowe aba perezida Museveni na Habyarimana, ariko noneho yongeyeho n'ab'i Burundi n'abo muri Zaire kuko bari begereye. Arababwira ati rero cya gitekerezo twagize cya CCRF ntabwo yabaye, ariko wowe arashaka kubikomeza. Yego. Noneho icyo gihe wowe irahamagara, noneho hazamo n'abandi baseribateri bose bahurira Dar es Salaam. Noneho baravuga bati rero iki kibazo nigikurikirwe na Mobutu. Mobutu aragikurikirana, turanegosiya za Goma na Badriti, tugezeho dusinya CCRF muza Nsere yasinywe na perezida yari akiri vice chairman wa RPF, hamya na ministre wa affaires étrangères w'u Rwanda, babisinyira muri Nsere. Urumva ko ibyo byageze. Arusha rero yaje kuza nyuma y'ibyo ngibyo nibwo Arusha yaje. Urumva ko hari hashize ni presque imyaka 2 tuyinegosiye. Yego. Hanyuma Arusha iraza. Buriya Arusha rero yabaye ubwo byatangiye mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa karindwi, nibuka amatariki. Buriya yamaze nk'umwaka umwe muri za negociation. Ntabwo ari igihe kirekire cyane. Yego. Hari ibimenyetso se wenda mukeka byagaragazaga ko hari abari bafite umugambi n'ubundi wo kuyapfubya aya Arusha? Oya, twaraganiraga. Icyo gihe ni cya gihe noneho hari pressure eshatu zikora neza. Hari pressure yacu none yarakuze. Yego. Noneho hari na pressure y'abazungu bagira ngo ati nyamuneka ni mu negotiate bye guhagarara, batwaye igihe. Akaba pressure n'amaparti yaragikomeye icyo gihe, Habyarimana atarayarwanya ngo yatsinde. Kuko yatsinze hanyuma mu bice byo hanyuma muri za 1993 ijya kurangira nibwo yayatsinze abura imbaraga. Yego. Icyo gihe rero izo pressure nizo zariho turanegosiya, ariko uko tunegosiya bo abazaga muri urumva guverinoma yabo, noneho kuko hari hagiyeho guverinoma ya unité yabo, harimo ya opposition hamwe na MRND. Hari ya MDR yari irimo muri iyo guverinoma ya negosiye, harimo MRND, harimo MDR, PSD, PL na PDC. Byose byari byakuze guverinoma, ariko ina benshi mbese aba MRND bari nka 50% n'abandi ari 50% bari muri iyo guverinoma. Urumva nubwo kunegosiya harimo ibice bibiri, habaga ibice by'iyo guverinoma ya opposition, kabamo n'iriya. Aba ba opposition bo mu parti bo bakabyemera, ariko aba bantu ba MRND bakabyanga, bakagenda bavuga nibo bemeraga bagasinya kuko babaga hamwe n'abandi, ariko bagera hareba ati si ibipapuro. Habyarimana uko baba barabivuze ati ni ibipapuro n'ibindi nk'ibyo, n'abandi ukasanga bavuga ati nta mishyikirano ihari. Kuko ariko icyo gihe kuko urumva twari hamwe turimo twebwe, harimo nk'ibice bitatu, harimo RPF muri iyo guverinoma, ikaba irimo ibice bibiri, hakaba MRND n'abo ba opposition. Yego. Urumva rero nicyo cyabigiraga, noneho bikagera aho bisinya. Ariko igice kimwe cyabo kitabyemera neza, cyagera hariya kikabyanga, nicyo cyari cyo cyaha Habyarimana. Yego. Noneho aho kigiye kibatsinze ba bandi opposition, guverinoma nyine ariyo inategeka ifite byose, noneho ubwo pressure imwe ibivuyeho, hasigara pressure yacu gusa. Ni ya yindi y'abazungu bamubwiraga ati nyamuneka abantu dore mu kwezi muri 1983 mu kwezi kwa kabiri baraje bagera i Kigali, nukomeza none bazafata Kigali, bati barakurusha imbaraga, gira ka tunegosiye, noneho ubinjiremo ibinjiramo, tuzashyiraho demokarasi, umwanya muzabitsinda amatora mu nuko mwongera mukabategeka. Yego. Ni nk'ibyo bamubwiraga. Hanyuma amahanga rero cyane cyane Tanzania, mutekereza ari uruhe ruhare
yagize mu gutuma ariya masezerano wenda agerwaho? urumva Tanzania kuko ariyo yari irimo iyakoresha, Mm. ntabwo yifuzaga ko apfa, Yego. yifuzaga ko agerwaho. urumva perezida Mwinyi yazaga kuyareba buri gihe, premier ministre wabo yabaga ahari buri gihe, noneho muri negociation ministre des affaires étrangères akaba ahari muri negociation. urumva rero ntabwo bifuzaga ko apfa, bifuzaga ko agerwaho igihe cya Mwinyi, bose bifuzaga ko amasezerano abaho. Ntabwo bakora umurimo ngo ngo ndifuza kupfa kandi witanze, watanze ibyawe, kuko Tanzania hari ibyo yishyuraga, watanze umwanya wawe waba minisitiri n'abandi babireba, none watanze n'izina ryawe ku isi hose, barakuvuga ko Tanzania irimo ibikora, ngo uvuge uti ntibitsindwe. urumva Tanzania ashaka ko binyuramo. Mutekereza ko hari amakosa wenda yaba yarakozwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'ariya masezerano mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane? Ishyirwa mu bikorwa se ko atigeze ashyirwa mu bikorwa? Ntabwo yigeze ashyirwa icyo mu mvuga bikorwa. ariko wenda mu gihe mwari muri iyo procedure hari amakosa yaba yarabayemo? Nta na kimwe kigeze. Icyashyize mu bikorwa ni ukuzana minwa rikadukura hariya gusa ikageza. Yego. Nta kindi. Ibindi byose Habyarimana yanze ko biba. Yego. urumva hagombaga urumva ibyo ikintu cya mbere cyajya gukorwa n'iki, ni ugushyiraho guverinoma n'inteko ishinga amategeko, nyuma rero mugatangira mugashyira mu bikorwa amasezerano yarusha. Ibyo yanze ko bijyaho. Yego. Burya nta cyakozwe, nta cyakozwe. Yego. Nta cyashyize mu bikorwa rwose. Amasezerano yose twashyize mu bikorwa igihe cyacu tugira ku ntuza. Yego. Ntabwo twava kuri Habyarimana n'ubundi tutagiye no ku ruhare rw'umugore we Agatha Kanziga. Ngira ngo kuri ubu aherereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo n'amakuru mashya twabwira abantu badukurikiye nuko n'ubundi hari urubanza rurimo ruraburanwa, avuga ko ngo arimo araburana, ariko hari ikiganiro cyasohotse n'ubundi mu minsi ishize itari myinshi. Akenshi tubona ibintu byinshi bisa nko guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi iyo igihe cyo kwibuka cyegereje. Yagaragaye mu kiganiro, wenda birashoboka ko mwabibonye cyangwa mutabikurikiye, ariko asa nk'ugaragaza ko umugabo we yari umutagatifu, ndetse nawe ubwe Agatha yivuga ko yari umuntu usenga nta kibazo na kimwe. Utekereza ute nk'umuntu wari uhari, nk'umuntu wari uzi icyo ubushobozi umufasha w'umukuru w'igihugu aba afite, anavugwa mu kazu, iyo avuga ibintu nka biriya nyuma y'imyaka 32? Umufasha w'igihugu byaravugwaga, sinari mbizi, sinagezemo imbere, ariko byaravugwaga ko we yakoranaga, yari muri kariya kazu karimo basaza be. Yego. Akamuba bagosora n'abandi ako kazu kuko yari kabigize, nawe yabagamo. Yego. Ko kandi niko kari ntagondwa cyane. Kumvaga ko ibintu bikwiye ko ntikashakaga nuko n'iyo mishyikirano ibaho. Baba bagosora ako kazu, umukuru bo ntibabishakaga. Yego. Urumva bo inyuma, kuko nk'uko yabaga ari inyuma, atari uri muri diplomasi n'iki, ntabwo yajyaga muri ibyo byo kuvuga ngo hari diplomasi hanze baratubona iki, abo dufatanya baratuvuga iki. We ibyo ntiyari abirimo. Yari muri extreme gusa yo kuvuga ngo nta kubonana n'umututsi, nta kuvugana n'umututsi, ahubwo ibyiza ni ukubica. Abo rero hari abantu bari bameze batyo, barimo n'umugore wa Kanziga, umugore wa Habyarimana, na basaza be bari muri iyo groupe inatanashaka nuko abantu bajya kuganira. Ariko rero ba Habyarimana, kuko bo hari diplomasi kandi bari bafite, urumva leta yabo ntabwo yari ifite ibintu, ntabwo yakoraga, ntiyari ifite ekonomi yihagije. Intwaro bagomba kuzihabwa n'abo bazungu, izo baguze mu cyayi ugasanga ari nkeya, ugasanga abo bazungu kandi nibo babafashije, nibo babaha ibikoresho byose, nibo babafasha no kurwana.
bo barabyumvaga bati bariya iyo babidusabye izi nshuti zacu tugomba kubatega amatwi, ariko Kanziga ntiyari muri abo, yari muri ba bandi bameze barekuri batitaye kuri ibyo bya diporomasi ni iki, bumva bati twebwe icyo tureba cyako nuko umututsi yapfa, ikindi ntibitureba, amaze gupfa ubwo u Rwanda twarwubaka neza. Yari muri iyo gurupe rero uwo mugore wa Habyarimana, abantu bose barabivugaga, abantu bose baramutinyaga, n'abo ngabo bajya kumva abantu bose baramuvuga, abo b'abanyapolitiki kumva bavuga ko ari icyago yica agakiza. Bivuga ko n'ubundi yari umwe ngo mu bantu bari ku isonga ry'ubutegetsi, kuko ngo yari mu mutima n'ubundi w'itsinda rya politiki n'igisirikare ryateguye rikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Urumva yari muri ako kazu niko kabigiraga byose, yari arimo ndetse noneho arimo afite basaza be, bituma rero n'abantu nk'aba Bagosora n'abandi bariya n'abasirikare bariya bakuru binjiraga mu gisirikare, mbese abo bashyiragaho hari abanyuze muri ako kazu. Ako kazu rero abenshi nyine babaga barimo ni basaza b'umugore wa Habyarimana, kandi nawe arimo, urumva bajyagamo nabo babaga bemeje ubwabo. Nawe bajya banakeka yuko nk'abantu nka ba Mayuya bashobora kuba yarishwe n'ako kazu, bagira ngo bakige, kuko Habyarimana yatangiye kugenda amukoresha, ari wakoresha, bagira ngo bamwigizeyo kuko ntibamwemeraga. Ariko ibyo nibyo bavuga, ntabwo mbizi neza, bajyaga mbyumva n'abantu bene wabo nk'aba pasiteri babivuga. Yego, hari n'ibindi binavugwa ko Kanziga n'ikipe ikomeye yabo mu muryango we ngo yari amaze no kubaka, bageze ku rugero batagishaka kuvugirwamo na perezida Habyarimana, ubwo wari umugabo we, ndetse ngo bakanamukumira mu bikorwa. Mwe mwarabibonaga wenda? Urumva ko twe ntitugeze, uretse guhura na ba Bagosora nk'abantu, ariko twahuraga nabo bari hamwe n'abandi, uretse undi wo twahuraga ni Habyarimana nyine, yabaga ari hamwe nabo, ariko ubwo ari we perezida, byerekana cyokora icyo nzi buriya bagize Habyarimana yapfuye, bashyizeho iryo joro na telefonye Jacques Lejoy Bobo, kuko urumva mu masezerano y'Arusha byari ukuvuga ngo iyo habaye ikibazo kuri umwe mu bavugwa mu masezerano y'Arusha, ko hari akanama kitwaga Political Military Committee kagizwe n'abantu batandatu bacu n'abantu batandatu ba guverinoma ba MRND na guverinoma y'u Rwanda, harimo abasirikare n'abasivili. Nari mambure bako rero, n'abandi bari bafite ba mambure bako. Twagombaga rero, ako kanama kagombaga guhura nk'uko perezida yari apfuye, niko kagombaga guhura kakavuga ati hajyeho iki, ko uwajyaga kuyobora Arusha, ntuza Arusha apfuye, bigende bite? Ako kanama kagombaga guhura. Nibwo rero na telefonye Jacques Lejoy Bobo wari ukuriye abasirikare ba Loni bari bari n'ahangaha, wambe wari ukuriye Loni ariko ntuza politiki, ariko ubwo niwe wari yikuriye yose, yari iri aha. Noneho ndamaza nti se ko Habyarimana yapfuye, ibikurikiyeho ni ibihe, biragenda bite? Undi ati ntabwo mbizi, sinzi ibikurikiyeho. Noneho numva adashaka kumbwira, ati ntabwo mbizi. Nibwo namaza nese ko ubundi akanama kagira ati ntabwo sinzi uko biri bugende, ntabwo mbizi. Ubundi niwe wari ukwiye kuduhamagara nyine akabikora. Noneho mbaza Darere, telefone ya Darere, ndamubaza nise ko Habyarimana yapfuye,
kandi hakaba hatangiye kuba akajagari n'iki no kwicana n'ibite biragenda bite, ibi byarusha ntibikorwa. Arambwira ati tuvuye mu nama. Ese iyi nama y'iki? Ati yo kubwira ko abasirikare, gushyiraho abasirikare bakuru baba bafashe ubutegetsi kugira ngo noneho kugeza igihe abasivili bazageraho. Mbese hari bande? Ati yiyobowe na Jacques Roger Bobo, harimo ba ambasaderi b'Amerika, b'Ubufaransa, b'Ububiligi, ba Tanzania n'abandi ba ambasaderi. Ati n'abasirikare bakuru. Mbese Jacques Roger Bobo ko namubajije kambwira ngo ntabwo abizi. Ati yakubeshye. Nise byagenze bite? Bashyizeho bande? Ati bashyizeho umukuru wabo ni General Gatsinzi, uwa kabiri ni Ndindiriyimana. Ati ariko General Gatsinzi ari i Butare, yego, ntabwo ari bubone uko aza kuko hari intambara, muri izi intambara. Ati rero ati muri uyu mwanya uri mu mwanya ni Ndindiriyimana, naye Ndindiriyimana wa gendarmerie. Amatelefone yo ndamutelefona, Imana ndamubwira nti se nyakubahwa ko bagize, nako namubwiye Ndindiriyimana kuko twari tunaziranye, koloneli ko bashyizeho ntuza, ko bashyizeho, bavuze ko bashyizeho ubuyobozi badakurikije ibya Arusha, none hakaba harimo abantu bicana, batangiye gukora kwica ba minisitiri n'abatutsi, biragenda bite? Arambwira ntabwo mubihagarika bye. Arambwira ati ushobora kubihagarika, guhagarika abajepe. Ati kuko barimo bica, nawe mubwiye nti ko abajepe barimo bica hamwe n'interahamwe, ni ntabwo mwababwira ngo babihagarare. Arambwira ati ushobora kubahagarika ati ni Bagosora. Urumva Bagosora wo mu kazi, ndabanza Ndindiriyimana atari mu kazi rero, kuko urumva niwe bashyizeho nk'umukuru. yego, Ariko aravuga ati ushobora guhagarika abajepe n'ibindi ni Bagosora. Urumva ko nubwo ari wowe wahawe ubutegetsi ntabwo afite. biravuga ko ngo yari anafite telefone yihariye ya Motorola ngo yakoreshaga igihe ashaka guha amabwiriza abajepe cyangwa kuvugana na Gata. Ni amakuru ahari. Ntabwo nari nyazi, birashoboka. Ahubwo ubu rero noneho Bagosora amatelefoni ze ebyiri, telefone imwe sinayibona, telefone ndamubona, ndamubwira ni se ko batangiye kwica, kandi Ndindiriyimana ambwiye ko ari we ushobora guhagarika abajepe n'urugendo. Arambwira ati mubireke umurate, turaza kureba uko bikora. Arakupa, turagenda. Ariko biranga birakomeza. Ndongera ndamuhamagara ku yindi, bashize nk'isaha, ndamuhamagara kuri ya yindi, muhamagaye ntiyitaba, ariko muhamagara ku yindi ya kabiri aritaba. Ndamwari siko mwakomeje kugira, murumva turi buhagarare tugakomeza tukarebera ko ntuza, ngo mwebwe ni murorere, ngo turaza kubikoraho, ni murorere. Arakupa, noneho bakuraho za telefoni zacu, twongera kujya mu contact nawe. Gusa icyo nagira ngo nkwereke nuko nawe bari batowe, uwari ufite ububasha bwo gukora ni Bagosora. Bagosora wahiye wo mu kazu, ubwo n'ibyo nakubwiraga ku ntuza, kuko urumva bari bashyizeho Gatsinzi na Ndindiriyimana. Ariko noneho uramubajije, kandi ari uri aho, kuko Gatsinzi yaratari niwe wasiganye ubutegetsi, uti ko mudahagarika izi nterahamwe n'abajepe kwica abantu. Turabizi ati washobora kubihagarika ni Bagosora, aba ari gutelefona. Bivuga ko impamvu banze Gatsinzi ari uko ashobora kuba yarakomokaga mu majyepfo. Ninde? Impamvu banze Marcel Gatsinzi. Marcel Gatsinzi ntabwo yakomokaga mu majyepfo, yakomokaga hano i Kigali. Ni ibivugwa. Ni ibivugwa, ariko ubwo wenda naba bitekereza gutya bari amakuru. Oya, urumva ahubwo ntiyari mu ubwo ni ukuvuga ko ntiyarimo, ntabwo yari buriya abatari abakiga babaga ari abanyanduga bose, yaba n'uwirwamagana ubwo bamwitaga umunyanduga, na Gatsinzi ubwo ni uko. Gatsinzi iwabo ni muri Kigali, burya yavukiye muri Kigali. Yego. Ku munsi w'ejo ubwo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yatangizaga iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32, yafashe ijambo rirambuye, akagaruka kuri byinshi
twanabivuzeho bimwe na bimwe dutangira, ariko nabonye abenshi barasigaranye kimwe mu byo yavuze. Yaravuze ati mbere y'uko wica u Rwanda ruzakwica, ntiwakwica abantu kabiri. iriya jambo Honorable mwebwe ariko se musesengura mute, urumva wumva ari icyo yashaka kuvuga? we yaravuze ati ntabwo u Rwanda rwakwemera kwicwa kabiri. Ntabwo baraje bararwica, bakora jenoside, yego, bica miliyoni y'abanyarwanda. Ntabwo rero u Rwanda rwakwemera kwicwa kabiri ngo bongere baze bakore jenoside bice indi miliyoni y'abanyarwanda. Nibyo yavuze. yego, ntabwo rwakwicwa kabiri. yego, ubu turiteguye, abantu uretse abasirikare bacu n'abanyarwanda bariteguye, ntawe uzemera ko jenoside yongera kuba. Abantu bazahaguruka bayirwanye. yego. Hanyuma ngira ngo wenda turimo turagenda tugana ku musozo, ariko turacyabona abantu uyu munsi wa none magingo aya bagishaka gupfobya no guhakana, kandi imyaka ibaye 32 ishize, ndetse barimo baranifuza kubishyiramo abato, abenshi biganjemo abari hanze y'u Rwanda. Ni nk'iyihe nama wagira urubyiruko cyane cyane? Nta yindi nama, ni uguhaguruka tukayirwanya twese. Urubyiruko rukayirwanyiriza muri social media kuko ariho bajya cyane ubu, ariko no mu bindi biganiro n'ibindi byose tukayirwanya aho iri hose. Yego. Ibyo yavuze tukabisubiza, bikajya bituma ko tujya no kureba n'abantu bafite wenda ibitekerezo tubasobanurira, kuko rimwe na rimwe hari ubwo abantu babyemera kuko batazi ukuri. Ukuri kwacu rero tukwiye kuhaguruka tukagutanga. Igituma babwira urubyiruko nuko byinshi bitangirwa muri social media ko nabo bakwiye kubikora, ariko natwe abakuru tukabaha amateka kugira ngo bayumve neza, babone uko basubiza bariya. Dufite inshingano yo kubaha amateka n'ibitekerezo no gukora ku buryo twenda twakora ibintu bigaragara nk'iki kiganiro n'ibindi, none rwabyiruko bigatega amatwi, no bigaheraho bakabona ibitekerezo, ko bakora ibitekerezo byabo byo gusubiza bariya aho bavugiye hose. Yego. Kuko baba bafite uko ibintu byagenze, babizi neza nuko bisobanuwe, noneho bo bakarwana muri media zabo za social media abasubiza. Hari umuntu wakwicara umunsi akohereza nk'ubutumwa bubi 100 kuko ari cyo akora, bariya niko bakora. Tugomba kuba duhari tukabisubiza. Yego. Wenda niba bikoraga ari umwe, tukabikora turi 20 ariko tukabisubiza aho bikoreye byose. Honorable, reka tubashimire cyane ko mwongeye kuduha umwanya tukaganira, ariko noneho by'umwihariko turi no muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 32. Dusoza, hari abanyarwanda bakurikiye kino kiganiro tugiranye, ubuhe butumwa mwasorezaho muri ibi bihe turimo? Ubutumwa nyine rumva ko mu Rwanda ho dufite umutekano, turawufite, kandi uko perezida yabivugaga, ntabwo u Rwanda ruzongera gupfa ubwa kabiri. Yego. Ukuvuga ko nta yindi jenoside izongera kuba muri uru Rwanda, ariko ishobora kuba ahandi nk'uko irimo ikora muri Zaire. Ibyo nabwira abantu, duhaguruke turwanye iyo ngengabitekerezo aho iri hose, aho iri hose, mu bihugu ibyo ari byo byose, tuyirwanye kugira igihe tuzayitsindira. Yego. Kandi utabara ababaye hirya no hino, tubatabare. Murakoze cyane. Reka rero ubwo mbwire inshuti mwese bakunzi mwari mudukurikiye ko ari aha dusoreje ikiganiro. Twaganiraga na Honorable Tito Rutaremara, ni umuyobozi w'inama ngishwanama y'inararibonye z'u Rwanda. Ubwo ibiganiro byacu byo nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye hose.